mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife, bampaye imiti ndakira neza, ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Jye narahigereye, benshi barivuga imyato. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Mu zindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu, ingaruka z'abikinishije zose, umwijima, asthma, sinezite, diabete, indwara zifata abadamu zose, amara ndetse n'abifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha. Wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp. Cyiza kandi ni uko aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se mahanga, imiti ishobora kuba yakugeraho kuko bakorana na kampani zitwara ibicuruzwa. Everlife. Yoga kugira ngo yumve neza, banza wumve ko umubiri wacu ugaragara kandi ufatika, utandukanye n'ubundi buzima budafatika nabwo kandi tugira. Mbivuze gutyo wenda byaba bifite intangiriro nziza. Umubiri wacu uragaragara kandi urafatika, mu gihe imitekerereze yacu itagaragara kandi idafatika, ndetse n'ibijyanye n'iby'umwuka bikaba uko nguko, ntibigaragara kandi ntibifatika. Yoga rero ushatse wayita guhambiranya ubuzima bw'ibigaragara n'ibyo ngibyo bitagaragara, hagamijwe ibintu bitandukanye, ari nabyo wenda umuntu yakomoza. Burya umuntu ntabwo ari imashini, ahubwo umuntu nyine ni ikinyabuzima. Itandukaniro riri hagati yo kuba imashini no kuba ikinyabuzima nuko imashini igira ibice biyigize, mu gihe ikinyabuzima kigira ingingo zikigize. Ushobora gufata buri gice kigize imashini ukagitandukanya n'ikindi. Urugero, ushobora gufata imodoka, buri gice cyose kigize ukagitandukanya n'ikindi, ntihagire igipfa. Ndetse ukongera ugafatanya bya bice ukabiteranya, imashini igakomeza igakora nk'ibisanzwe. Ariko ku kinyabuzima ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ufashe ingingo zigize umubiri ukazitandukanya, hari ibihita bitangira gupfa ako kanya. Ntabwo wakongera ngo uziteranye zikomeze zikore nk'uko zakoraga mbere. Ikinyabuzima kiba hari uko ingingo zose zishyize hamwe zigakorera hamwe. Buri rugingo rw'umubiri rero rufite ahantu ruhuriye n'urundi, bikanarenga bikava no ku ngingo z'umubiri ufatika bikagera no ku zindi ngingo z'ibidafatika, imitekerereze ndetse n'ibigendanye n'iby'umwuka. Yoga rero ihuza imbaraga z'iby'umubiri, iby'imitekerereze ndetse n'iby'umwuka. Muri make yoga ikintu ikora ni ukubasha guhuza neza izo ngingo zose zigize ubuzima bwa muntu, zaba iz'ibifatika n'iz'ibidafatika. Nk'iyo ugiye mu nyandiko zitandukanye usanga ubundi ijambo yoga rikomoka ku ijambo ry'umwimerere ryo muri Sanskrit, ni ururimi rw'Igisanskrit, rishobora gusobanura guteranya cyangwa se guhambiranya cyangwa se kwitegekera ikintu runaka. Buri ikintu wahambiriye ubasha kugitegeka uko ushatse, ikintu waziritse ubasha kugitegeka uko ushaka. Yoga rero ni ubuhanga cyangwa se uburyo bwo gutegeka ibintu bituma imbaraga z'umubiri wawe ziba umwe n'imbaraga z'iby'imitekerereze ndetse n'iz'iby'umwuka. Muri make ni uguhambirira hamwe imbaraga z'umubiri, iz'ubwenge n'iz'ubugingo. Uburyo bwa yoga rero bukaba bukomoka mu Buhinde, uretse ko hari ibimenyetso bigaragaza ibibumbano byataburuwe mu kibaya cya Indus. Ubu ngubu akaba ari muri Pakistan, basanze bishushanyijeho abantu bicaye mu buryo butandukanye bwa yoga. Abahanga rero mu bucukumbuzi bavuga ko icyo kibaya cyari gituwe hagati y'umwaka w'ibihumbi 3 n'igihumbi mbere y'ivuka rya Yezu. Uko yoga ikorwa rero byabanje kujya bihererekanywa ku munwa gusa, nyuma haza kwaduka umuhinde wazobereye muri ibyo bya yoga witwa Patanjali. Yaje rero kubyandika mu buryo burambuye mu gitabo cyitwa Yoga Sutra, n'ubu kikaba ari cyo gitabo cy'ibanze gikuyemo amasomo ya yoga. Ukurikije uko Patanjali yabivuze, yoga ni imihati ihoraho abantu bashyiraho
bagamije guhuza imbaraga z'umubiri w'ibifatika n'imbaraga z'iby'umwuka bidafatika. Kuva yoga rero igitangira kugeza ubu ngubu yabaye ikintu cy'ingenzi cyane mu madini yo muri Aziya, nk'uko mu madini y'inaha abantu bahura bagasenga bagakora n'indi migenzo itandukanye. Hari amwe mu madini ya hariya bahura bagakora yoga, nk'abahindu, ababudisite n'abandi batandukanye. Hari n'igitabo cyanditswe na Benjamin Walker aho avugamo ko yoga ishobora kuba ari uburyo cyangwa se imihango y'ubufindo butangaje yabayeho mu myaka yo hambere, kandi n'ubu ngubu ikabikorwa, ariko ikaba ikigaragara nk'amayobera kuri benshi, cyangwa se ikagaragara nk'ubupfumu bugamije guhuza isi y'ibigaragara n'isi y'ibitagaragara, hagamijwe kubona imbaraga zitari zisanzwe. Abahanga mu bya filozofiya b'abahindu bemera ko yoga ishobora gutuma umuntu agira imbaraga ndengakamere, nubwo ubusanzwe bavuga ko atari yo ntego yayo y'ibanze. Ku muntu ukora yoga ashobora gutegeka umubiri we binyuriye mu kwicara mu buryo butandukanye, aribyo bituma rero atumva ubushyuhe n'ubukonje birenze urugero. Umuntu ukora yoga ashobora kubona no kumva ibintu biri kure ye. Abantu bashobora kungurana ibitekerezo bitabaye ngombwa ko bifashisha uburyo busanzwe bwo gushyikirana. Ashobora kugira atya akabura kandi wamurebaga. Ashobora gukora mu muriro ntashye. Ashobora gukandagira mu misumari ntimupfumure. Ashobora guhagarara ku kuguru kumwe atumbiriye mu zuba akamara amasaha n'amasaha nta kibazo na kimwe aragira. Hakaba n'abafite uburyo bwo guhumeka bwihariye butuma batabasha kuburuka. Urugero, ushobora nko kumushyira mu mazi akibiramo akamara isaha. Tekereza kwibira mu mazi ukamara isaha utaruburuka, cyangwa se ukamutaba mu mucanga akamaramo igihe kirekire kandi akavamo akiri muzima. Abantu bakora yoga bagira imbaraga ndengakamere, niba ariko nabivuga. Muri make yoga ifasha mu kugenzura imbaraga z'umubiri, ubwonko n'ubugingo. Gusa ikintu cy'ibanze yoga ifasha cyane ni ukugenzura ubwonko. Burya umuntu agira ibihumbi n'ibihumbi by'ibitekerezo ku munsi. Ubundi bavuga ko umuntu agira ibihumbi 26 by'ibitekerezo kuzamura ku munsi. Ibi byose rero bitugiraho ingaruka zitandukanye, cyane ko hafi 90% byabyo biba ari ibitekerezo bibi. Kutabigenzura rero ni ikintu gikomeye cyane gihungabanya abantu. Abantu benshi bazahazwa n'ibitekerezo batabasha kugenzura. Yoga rero igufasha kugenzura ibyo bitekerezo. Yoga nayo ikabamo ibice umuntu yavuga wenda ko ari bibiri. Hari igice cy'ibifatika, hakaba n'igice cy'ibidafatika. Nk'abo bakora imyitozo ngororamubiri ya yoga bibanda cyane ku gice cy'ibifatika, ariko bagakora no ku gice gito cy'ibidafatika. Hakaba abandi bo bita cyane ku by'imitekerereze. Abo nabo ntabwo bita cyane ku by'igice cy'ibifatika cyane, ntabwo bakora imyitozo ngororamubiri cyane, ahubwo bita cyane ku gice cy'ibidafatika, aricyo kiyoborwa na meditasiyo cyangwa se kwitekerezaho. Buri kimwe cyose rero kiri kuri iyi si by'umwana w'umuntu ashobora gukora byose, ashobora gukeneramo yoga. Bisanzwe bizwi ko umuntu agaragarira mu byo ashobora gukora. Umuntu yakwandika igitabo, yaririmba, yakina umupira, yacuranga, yavura, yakwigisha n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero ni umusaruro w'ibikurimo, cyangwa se ibyo ushoboye gukora waba ubizi cyangwa utabizi. Buri kimwe cyose rero wavuga, buri kimwe cyose wakora ni umusaruro w'uriwe. Yoga rero yo icyo ikora ni ukugufasha kuba wagera ku rwego rwo gukora ibirenze by'umubiri n'ubwonko bwawe byagushoboza. Ubushakashatsi bugaragaza ko uturemangingo fatizo twawe, cyangwa se imiterere fatizo y'ubwonko bwawe n'ibindi byose bikugize, byaba ibyo wahawe n'abo wakomotseho ndetse n'ibindi, bishobora guhindurwa no gukora imihati ya yoga. Ibi rero birahita bigaragaza ko yoga ikuraho imbago z'ibyo umuntu yageraho abihawe n'inkomoko ye. Birahita bigaragaza ko hamwe na yoga nta mupaka n'umwe uba ugihari ukuzitira, ushobora gukora ibintu birenze. Ikindi, yoga igufasha gukuraho ibyo wibwira ko uri byo byose, ahubwo ikaba yagufasha gukora ibihambaye kurushaho. Muri make wowe igereranye n'ifarini ivamo nk'imikati, hanyuma yoga uyigereranye n'ibyifashishwa byose kugira ngo ifarini ihinduke igipondo kizavamo imikati. Yoga rero igushyira mu mwanya wo kwiyoroshya, nka kwa kundi ifarini igera ubwo ihinduka igipondo, kugira ngo ubashe kuyikuramo icyo wifuza cyose kwiba cyo. Urabona igipondo gishobora kuvamo ibintu bitandukanye. Fata igipondo cy'ifarini, icyo gipondo gishobora kuvamo umukati, gishobora kuvamo irindazi, gishobora kuvamo capati, gishobora kuvamo keke n'ibindi. Gusa kugira ngo icyo gipondo kivemo icyo ushaka kugikoramo, formule ni imwe, ni ukubanza kucyoroshya
kugira ngo ubashe kugikoramo iforomo y'ibyo ushaka ibyo ari byo byose. No kuri yoga rero ni uko nguko bimeze. Muri make yoga igereranye na bya bindi wifashisha ngo cya gipondo kiboneke, amazi, amavuta n'ibindi bitandukanye, ifarini. Hanyuma iyo farini noneho yigereranye nawe, ifarini yigereranye nawe, hanyuma yoga yo uyigereranye n'ibishobora byose kugufasha kugira ngo cya gipondo giturutse mu ifarini kiboneke. Yoga irakoroshya ikaguhindura nka cya gipondo, noneho cya gipondo ukagikoramo icyo ushaka kugikoramo. Wowe wari ifu isanzwe, wari ifarini, yoga yifate nk'amazi, amavuta cyangwa se bya bindi byose ukoresha kugira ngo ifarini ihinduke igipondo. Ifarini iyo imaze kuba igipondo rero nibwo uyikoramo ibyo ushaka byose kwivamo. Nicyo yoga imaze. Yoga igufasha guhinduka uwo ushaka kuba we, hifashishijwe rero ibyo byo guhuza imbaraga z'umubiri, iz'ubwenge ndetse n'iz'umwuka. Urundi rugero naguha, duhora tugereranya ubuzima nk'uruziga, n'ibitubaho byose tubifata mu ishusho y'uruziga. Ugira neza ukayisanga imbere ikurindiriye, wagira nabi ukabisanga imbere ikurindiriye. Ibi byose tubitwara mu ishusho y'uruziga. Nuko umuntu akura, burya uba uri mutoya, ariko uko ugenda usaza ugenda usubira n'ubundi mu byo wahoze uri byo kugeza ushizemo umwuka. Twarabibonye, iyo uvutse mu mwaka umwe ikintu kiba kikugoye cyane ni ukugenda. Ni ukuvuga intsinzi y'umwana w'umwaka umwe ni ukubasha guhagarara wenda agatera intambwe. Imyaka 4 intsinzi y'uwo mwana ni ukuba atanyara ku buriri. Ni urugero wenda nari mbahaye. Hanyuma ugakomeza ugakura ukageza ku rwego noneho nko ku myaka 12 intsinzi y'umwana biba ari ukugira inshuti zo mu bwana, kubasha kwiga n'ibindi bitandukanye. Wageza mu myaka 20, intsinzi y'umwana w'imyaka 20 ni ugusoza amashuri. Wageza mu myaka 30, intsinzi y'umuntu w'imyaka 30 ni ugushinga urugo, wenda no gushaka akazi. Iyo ushoza amashuri nko mu myaka 25 ushobora gushaka akazi, myaka 30 ugashinga urugo, hanyuma 35 wenda ugashinga business. Ubundi ni izo ntsinzi z'abantu. Ariko iyo ugeze, hari imyaka ugeramo, ariko wenda nuko natarutse nk'umwaka hagati y'7, 8, umwana ubasha kwijyana ku ishuri akicyura, ubwabyo nabyo ni ubutsinzi. Kugira ngo mbere ku buryo ubuzima nyine ari uruziga. Noneho uko ugenda ukura, uko ugenda usaza, ugenda usubira ibwana. Niyo ugeze mu myaka 70 ushobora gusanga, reka wenda ndenge 70, ahubwo tugere wenda nko muri, ariko na 70 nibyo. 70 ikintu kiba kikugoye ni ugukomeza gukora, waba wikorera cyangwa se ukorera abandi. Benshi baba bari muri pansiyo, ariko 70 umuntu ukibasha gukora, ubwo ni ubutsinzi. Ni nk'uko ku myaka 25 kubona icyo ukora nabwo ari ubutsinzi. Mu myaka 70 ibisubiye muri 25, wagera mu myaka 80 kubasha kwibuka aho utaha. Ikindi kintu kiba kikugoye ni ukubaho wenda utinyaraho, niba ariko nabivuga, kubera ko haba harabaye gucika intege ku rwungano rw'inkari. Ko byagenda kose umuntu w'imyaka 90 iyo atisobaho biba ari ibintu bikomeye cyane. Abafite ubuzima buhamye vraiment, bisubira rero ibwana bikamera nka byandi by'umwana w'imyaka 4 uba utanyaye ku buriri. Noneho wagira ngo mu myaka 100 kubasha kugenda udakoresheje akabando, nabyo bigasubira ku mwana w'umwaka umwe ubasha guhagarara agatera intambwe. Ubuzima rero ni uruziga. Ikindi twabireberaho, imibumbe mu kirere, imiterere y'isi turiho, ibitubaho mu buzima bwa buri munsi byose byigaragaza mu ishusho y'uruziga. Iyo utwara ubuzima bwawe rero mu ishusho y'uruziga, ni ikimenyetso kigaragaza ko ntaho ujya nta naho uva. Buri gihe uzajya uhora wisanga ahandi watangiriye, kubera kugenda mu buryo bw'uruziga. Yoga rero yigereranye no gusenya rwa ruziga, ku buryo uruziga rukora umurongo utambitse, ufite ahantu hera ukagira n'aho usoreza. Yoga iguha intego z'ubuzima. Ntabwo ubuzima bwisubiramo hamwe na yoga, ahubwo uba ufite ahantu utangirira, ufite n'ahantu uzasoreza. Buri muntu wese amenya intego ye y'ubuzima bwe hamwe na yoga, ntabwo ubuzima bwisubiramo. Niyo mpamvu nk'abantu bayikora cyane ashobora kugira gutya ukabona akoze ikintu gitandukanye n'isi yose. Abandi bose bakaba bari mu kigare kimwe, ariko wowe ukabona yitandukanyije n'abandi bose. Hamwe na yoga rero umenya intangiriro ukamenya n'iherezo. Hamwe n'ubuzima busanzwe, ubuzima buhora ari uruziga. Buri gihe wisanga usubiramo, buri gihe wisanga hahandi watangiriye. Hamwe na yoga rero umenya aho uva ukamenya n'aho ugana,
ubikesheje guhuza bya bice bitatu navugaga haruguru: umubiri, imitekerereze n'umwuka. Iyo ibyo bice bimaze kwihuza rero, utangira kurebera ubuzima mu ndorerwamo utari usanzwe ubureberamo. Ni handi utangira kubona ko buri gisubizo cyose ukeneye muri ubu buzima gituruka imbere muri wowe. Buri kimwe cyose washakira ahandi ugatangira kukishakamo. Uhita utangira kubaho ubuzima utigeze ubamo mbere. Utangira gusobanukirwa neza icyo ubuzima ari cyo, ugatangira kubona ko udakeneye byinshi cyangwa se benshi ngo ukunde unezerwe. Ubuzima buroroha kandi bukakuryohera. Ugatangira kuvuga amagambo arema, ugatangira gukora ibikorwa bitangarirwa n'abantu benshi. Uhinduka ikinyabuzima gishya kubera ko uba umeze nka cya gipondo cyamaze kuvamo product. Ugira izindi mbaraga ndengakamere zidasanzwe, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, ukibohora ubwawe noneho ukanabohora abandi. Ubuzima bwose buhita buhinduka igitangaza. Yoga rero ni ikintu gikomeye, cyane mu myemerere, cyane cyane nk'iy'Abanyaziya. Nabonye baranashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana yoga, bawushyizeho muri 2014. Ibihugu 177 miliyoni byemeje uwo munsi rwose. Ni umunsi w'itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka bizihiza umunsi wahariwe yoga. Uyu munsi washyizwe muri 2014. Yoga rero ku ruhande runini irafasha cyane vraiment, nuko wenda bamwe bayikora nabi ntibayisobanukirwe neza, kuko iyo ukoze nabi noneho ishobora kugira izindi ngaruka. Iyo ukoze nabi ishobora kugira izindi ngaruka, niyo mpamvu biba bisaba yuko uyikora mu buryo bwuzuye bwa nyabwo. Mu bihe biri imbere abantu bazitege yoga center rwose. Tuzashyiraho nk'inshuti mizi, tukajya duhura tukagira ibyo tuganiraho cyangwa se twigira hamwe mu bijyanye n'akamaro ka yoga mu gukiza indwara, akamaro ka yoga mu gufasha abantu kunezerwa. Nubwo wenda utakwinjira mu bindi birebire byinshi, ariko byibuze hari abantu bashobora gusobanukirwa byinshi, ubuzima bwabo bakabutwara mu buryo batigeze babutwaramo kuva bavuka. Kubera ko niba ubuzima bwawe buhora bwisubiramo, ukeneye yoga. Ukeneye kumenya intego y'ubuzima, ukamenya impamvu uri ku isi, kandi iyo mpamvu iyo wayimenye ugira aho utangirira ukazagira n'aho usoreza. Ariko uzi kubaho ubuzima buhora bwisubiramo, bwikaragira ku bintu bimwe, kandi ibintu bitaguha umunezero, niba ariko nabivuga. Ubwo rero bizaba ari amahire kuri bose, kandi bose bazaba bahawe ikaze.